ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti addiction itangira gusezeranya umunezero w'akanya gato ariko ikarangira ikwambuye amahoro, ubuzima ndetse n'umudendezo. Nta muntu utangira addiction afite intego yo kuzayibamo. Akenshi itangirana n'ikintu gito. Utangira uvuga ati reka ngerageze rimwe gusa, ariko buhoro buhoro icyo wari ufiteho ububasha nicyo gitangira kukugiraho ububasha. Addiction ishobora kukwambura inzozi zawe, umuryango, inshuti ndetse n'icyizere. Ariko hari inkuru nziza. Nta ngeso mbi ikomeye kuruta icyemezo cyo guhinduka. Urugendo rwo kwibohora ntirutangirana no kuba utunganye. Rutangirana no kwemera no gufata icyemezo cyo gushaka ubufasha. Intambwe imwe y'uyu munsi ishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Ntukemere ko amakosa akubwira uwo uri we. Wowe urenze ayo makosa, ejo hawe hashobora kuba heza kurusha uyu munsi igihe uhisemo guhinduka. Addiction ni igihe umuntu atakaza ubushobozi bwo kugenzura ingeso cyangwa ikintu runaka nubwo azi ko kimwangiriza ubuzima. Kwemera ikibazo si intege nke, ni intangiriro y'imbaraga. Gushaka ubufasha ku muryango, inshuti zizewe cyangwa inzobere ni intambwe y'ubutwari ishobora gufungura ubuzima bushya bwawe. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Ndabashimiye.